murakoze cyane. yego Dushimiye Imana iduhaye kubona iki gitondo, abandi akaba ari ijoro cyangwa umugoroba bitewe n'uko isi iteye, kandi dushimiye Imana kubw'umwete ishyira mu mitima y'abantu b'Imana bagakomeza kuba hano imbere y'Imana kuri uyu murongo. Njye mbona ari ibintu bikomeye kandi bitangaje, abantu kwirirwa mu ruho, kwirirwa mu mirimo, hanyuma muri iri joro barushye bagowe, aho bwije bakanatarama. Ni ibintu Imana iba yarashyize ku mitima y'abantu bishimirwe, kandi nabo babishimirwe. Imana ihimbazwe yabikoze. amen Kandi natwe ababyuka, twebwe nyambona bisa naho biba bitworoheye ko tuba twanaruhutse, ariko hariho abandi ibitotsi bidashobokera ngo babyuke. Rero ababyutse mwese mukaba muri hano imbere y'Imana, dushimiye Imana yabidukoreye kubw'ineza yayo. Imana ihabwa icyubahiro. amen Dushimye n'Imana kubw'uru rubuga, kubw'iri torero, kubw'iri teraniro, kubw'uyu murongo, no kuba Imana yakoresheje umuntu wese ugiye kwigisha arabivuga. Ntabwo tuba tubivuga kugira ngo duhimbaze abantu, si uko batabyumvise, nabo barabizi, ariko ni ijambo rikwiriye gushimirwa Imana n'abo yakoresheje. asante sana Imana ibakomeze ibahe umugisha, kuko yabakoresheje iby'ubutwari bakabishobora. Ni naryo jambo tugiye gusoma. Abantu Imana yahagurukije muri iki gihe kugira ngo bashyireho uyu murongo, kuko Imana yabitekereje ko bikwiriye. Bahaye uru rubuga izina rivuga ngo byuka urabagirane, niyo magambo yambaye ku mutima. Rero tugiye kuganira kuri rya zina ry'iri torero. Imana iguhe kubyumva, nanjye impe gushobora kubyumva no kubivuga, bitewe n'imbabazi zayo, ko nta muntu uzi iby'Imana. Iby'Imana ni iby'Imana nyine, nta n'ubimenyera, nta n'intyoza muri byo. yego Bitangwa n'Imana n'Umwuka Wera. Kubyumva nabyo biva mu bintu by'Imana, kuko umugaragu w'Imana yaravuze ngo noneho mpawe ugutwikwa bigishijwe mu rurimi rw'abigishijwe, ni kubw'imbabazi zayo. Imana ibiduhereye muri iki gitondo kubyumva. Kadusome rero ijambo ry'Imana ryo muri Yesaya 60, umurongo wa mbere kugeza ku wa 3. Nubwo iryo zina muhora muri soma, ariko numvise ariyo magambo yanje ku mutima, ndayavugaho uko Imana yanshoboza. Nayavugira mu ntege nke, iyo ni amanyembaraga, uyumvana imbaraga. asante Wayumvana intege nke, umenye ko ari intege nke zawe, ariko ijambo ry'Imana ryo ni imbaraga gusa. amen Aravuze ngo byuka urabagirane, kuko umucyo wawe uje, kandi ubwiza bw'Uwiteka bukaba bukurasiye. Dore umwijima uzatwikira isi, umwijima w'icuraburindi uzatwikira amahanga, ariko Uwiteka azakurasira, kandi ubwiza bwe buzakugaragaraho. Amahanga azagana umucyo wawe, n'abami bazagusanga ubyukanye kurabagirana. Imana iduhe amen. amen Ni ijambo ry'Imana muri iki gice, kandi ni amagambo muhora musoma. Uko murebye ku rubuga uhita ubona izina. Twirinde rero kubimenyera, kuko ari ryo jambo ry'Imana numvise nawe ku mutima kuba ari ryo nsoma. asante Muri iki gitabo harimo akarongo gato gatitire k'aya magambo kavuga ngo umukiza w'abanyamahanga azaturuka i Siyoni. amen Ngo ni Yesu wavugwaga, niwe mucyo, ndetse Bibiliya iravuga ngo ni nawe shusho y'Imana ikaboneka, ngo ni nawe kurabagirana kwayo. Imana ihimbazwe cyane. amen Ubwo Imana yaravuze ngo nta muntu wigeze kubona Imana, niko Yohana yavuze, ngo ariko ngo umwana wayo w'ikinege, ngo niwe wayimenyekanishije, ngo niwe shusho y'Imana no kurabagirana kwayo. amen Aya magambo yahanurirwaga Abisirayeli ngo byuka 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 urabagirane, byuka. Hari icyo ugomba gukora kugira ngo kurabagirana kukugereho.
baravuga ngo bijuka urabagirane ngo kuko umucyo wawe uje ngo kandi ubwiza bw'Uwiteka bukaba bukurasiye. Amen. Umuhanuzi Yesaya aravuga ngo dore umwijima uzatwikira isi ngo ndetse umwijima w'icuraburindi uzatwikira isi. ngo ariko ngo ubwiza bw'Uwiteka ngo buzakurasira ndetse nawe ubwawe bukugaragareho. Imana ihimbazwe cyane. Amen. Amen. Isirayeli yabwiwe ko ikwiriye kubyuka ikarabagirana kubera ko iki giyitera kurabagirana ari umucyo uyijemo. Ahandi Yohana yaravuze ngo yaje mube ngo ariko abe ntibamwemera. ngo kandi yaje ari umucyo ngo abantu bahitamo umwijima bawurutisha umucyo. uwo ni Yesu wavugwaga. Imana ihimbazwe cyane. Amen. Amen. ariko iri jambo riravuga ngo byuka kugira ngo kurabagirana kwawe kugaragare. hari icyo uri bukore ni ukuri bubyuke. ni ukuri ni igitangaza gikomeye kubona isi yose ihurira ku murongo. ubu buryo Imana ikabushaka niyo yawushatse igatera abantu urukumbuzi rw'amateraniro mu mutima, ikabagira inama ngo bashyireho umurongo wo guhura n'abantu bari hafi n'abari kure. nanjye ubwanjye nisanze aha hantu sinari buzapfe mpamenye ko hahari, ariko nibuka ko igihe kimwe nari muri Kenya nsura mwene data Pasiteri Horida, baganira nyine turanezerwa ko ari inshuti yanjye. aravuga ati yewe nzabwira abantu babushyire ku rubuga rubaho ibintu byiza tujya duhuriraho. numva ko ari urubuga rusanzwe kuko imbuga nkoranyambaga zabaye nyinshi nyine. hari imbuga nyinshi, hari iz'amakwe, hari amacano, hari imbuga zabaye imbuga nkoranyambaga zabaye nyinshi. ushaka gutuka undi ajya ku rubuga agatuka uri kure kugira ngo bimugereho. abashaka kuvuga ibyiza niho bavugira, abavuga ibibi uko wahitamo kuzibaho niko wazibaho. numva ni urubuga nyine kuko imbuga zari zihari kuva korona yaba. abantu bagerageje guhuza imirongo ngo abakristo basengere mu nzu ariko bahure, ni naho ibintu byo gusengera ku mirongo byakomereye. numva ni urubuga nyine, ariko ndugezeho nsanga ni itorero, nsanga ni ibintu bikomeye, nsanga si za mbuga zimeze nk'iz'amakwe zo gusaba amafaranga n'ibindi bikorwa. kandi nazo ni nziza, ziratabara kuko abantu bazihuriraho, gutabarwa agatabarwa, ibintu bikegerana, ibintu bikagenda neza. nsanga uru rubuga ni urubuga Imana yashyize ku mitima y'abantu kugira ngo ikoranye ubugingo bw'abari kure n'abari hafi. hanyuma abantu bahembuke, abantu bave aho bari basinziriye, ubugingo bwari businziriye bukanguke. hanyuma Imana ibashyiramo kuvuga ngo barwite izina rivuga ngo byuka urabagirane kuko ubwiza bw'Uwiteka bukurasiye. Amen. hano harimo ijambo rivuga ngo dore umwijima uzatwikira isi ndetse uzaba ari umwijima w'icuraburindi. ariko ubwiza bw'Uwiteka wowe nubyuka, we wabyutse, buzakurasira. si ukukurasira gusa ngo buzakugaragaraho, ariko ubyutse. bavandimwe, babyeyi, bakozi b'Imana, numvise ibintu bikomeye kuri uru rubuga. numvise ubuhamya bwa kera, numvise ababanye n'Imana kera, numvise ababanye nayo vuba, twumvise ubuhamya, twumvise imirimo ikomeye. ikintu cyatangaza ni uko ubugingo bwawe cyangwa bwanjye bwakomeza gusinzira kandi Imana yarazanye uyu murongo uvuga ngo byuka urabagirane, ubwiza bw'Imana bukurasire, bukugaragareho ahantu uko waba uri kose, aho waba uri hose. yuzuye umwijima n'umwijima w'icuraburindi. ibyaha biri gukorerwa mu isi abantu basigaye babona ari ibisanzwe, kwanza baranabimenyeye. ngo uratangaye se ngo ibyo niko bimeze, ngo nuko bimeze. ariko siko bimeze ku mukristo. byuka kanguka. we kuba kuri uyu murongo no muri iki giterane no muri iri torero
nko mu kigare ntubigire ibisanzwe. urubuga rw'ubukwe ni urubuga rw'ubugingo kugira ngo ubugingo bwawe n'ubugingo bwanjye bwongere burabagirane, burasirwe n'umutwe w'Imana nyamucyo, ku buryo aho uzaba uri hose impanda y'Imana iramutse ivuze uri mu kazi uzayumva ukabimenya, kuko izumvwa n'abantu bafite ubwiza bw'Imana mu mitima yabo, bafite umucyo w'Imana, nibo bazumva ijwi ry'Imana n'ijwi ry'impanda, bamenye ko Yesu agarutse. Bibiliya ivuga ngo abazaba barasinziriye muri we ngo nibo bazabanza kumva ijwi ry'Imana, ngo natwe abakiriho duhindurirwe aho tuzaba turi. Umuntu uzaba afite umucyo w'Imana mu mutima we, ubugingo bwe budatwikiriwe n'umwijima w'icuraburindi uri gukorera muri iyi si. None mu Kristo mwene data, numvise mu mutima wanjye haje mw'iri jambo rivuga ngo ntitube kuri juku urabagirane gusa nk'ibisanzwe, ngo twishimire ko twaririmbira, nishimire ko mujya mu mikaze nkavugira ubutumwa nuko isi yose amahanga yose akanyumva. Amahanga yose anyumvise, Imana itanyumva nta kiba kinyumvise. Nta kiba kubwiriza hano amahanga yose akanyumva nta ntibyagabanyaho kunyumva kwanyu byagabanya umubabaro wanjye, aricyo byamana rinyeze, ariko kunyumva kw'Imana no kumura kw'Imana nicyo gikomeye. Turirimbira hano twese tukakumva, ntabwo nguca intege muvandimwe, ubwo tuke turabagirane ntiwarabagirane usinziriye, twe kubimenyera abantu bamenyereye iby'ubukristo, yemwe mwokagira Imana, abantu bari kubimenyera ariko twe kubimenyera. Sibyo kumenyera abantu b'isi yose bahuriraho, Imana ikabwira umuntu ngo nibarwite izina ngo byuka urabagirane. Ntacyo mwumva ijwi ry'Imana riri kubwira umuntu usinziriye mu bugingo. Uzi ko ubugingo bujya businzira, umuntu akaba mu mwijima kandi aririmba ari muri korari ataravuyemo ataratenzwe. Uzi ko umuntu ajya asinzira kandi ayoboye itorero, ari revera, ari reperezanta, ari bishopu, ari apotre, ari n'aya matitire yose. Uzi ko umuntu ajya asinzira kandi adasiba mu rusengero, mwokagira Imana. Ahandi Pawulo aravuze ngo kanguka yo usinziriye we, Kristo abona ukuntu yakumurikira, akeneye kukumurikira, ariko aragusaba kukanguka. Uzi ko umuntu ajya asinzira ku buryo atajya amenya ngo nakora iki mu murimo w'Imana, agasinzira ntamenye ko abakene bakiriho kandi atabuze icyo kubafasha, ahubwo ari uko asinziriye. Umuntu uri mu bitotsi ntiyafata isuka ngo ajye guhinga, yajya wese. Umuntu usinziriye ntabwo ashobora kujya mu kazi. Umuntu usinziriye ntiyarabagirana, ntawamenya ngo ni mwiza. Murabizi yambara abantu baryamana mu ijoro, ikivamo nuko umuntu abyuka yihutira muri dushe yikuraho ingonera akaraba ndetse akaborosa no mu kanwa, ntihaba hari impumuro nziza. Ibintu by'abasinziriye murabizi. Rero ijambo ry'Imana, iri zina ryaje kutubwira ngo byuka nk'ahantu waba usinziriye mu bugingo, kandi nubyuka urabagirane, kuko ubwiza bw'Uwiteka bukurasiye, kandi ngo nubyuka ubwiza bw'Uwiteka ngo buzakurasira, nubwo umwijima uzatwikira abandi bakasambana, uzaba ufite ubwiza butuma utabikora. Haleluya. Umwijima uzatera abantu gukora amashyano n'amabara, ntabwo uzabikora, kuko uzaba uri mu mucyo, ubwiza umucyo ukuyobora. Imana ihimbazwe cyane. Nubwo abantu bazagushwa n'ibyago byinshi bazagira, uzasuzugura amakuba. Umuririmbyi yaravuze ngo no mu byago njyewe nzaririmba ko nda amahoro, kubera uwo mucyo n'ubwiza bw'Uwiteka. Nubwo ibintu byawe bitazaba bigenda neza, abana bananiranye, ishyano ryaguye, nk'uko muri kubona ibyago turimo uko bingana n'intambara, umuntu w'imbere ngo azakomera kandi akomeze, ubwiza bw'Uwiteka bumugaragareho. Ariko kugira ngo bize ni uko ubyuka. Nta kintu kigusinzirije, nta gahinda kenshi wagize ugasinzira, nta bute bwaguteye gusinzira. Mukristo ava irimbukiro ngo yajyanye imbaraga ageze i Gologota, arababarirwa, bamwambika umwenda ugaraje, arishima, aranezerwa.
yo ngabona isoko y'amazi meza aragenda aragotomera iyo ni ijambo ry'Imana ngo ageze imbere avuga ubutumwa bwiza ngo asanga abagabo basinziriye arabamenya ko basinziriye kuko we ngo ubwiza bwamurabagirana iyo umuntu ari maso biravuga ngo umunyamwuka nta umurondora ngo ariko barondora abandi ngo akabamenya arishimye cyane urashobora kwishushanya imbere yawe ukamumenya utabirose utabyeretswe kuko uri mu mucyo w'itangaza barababwira ngo mwa bagabo mwe musinziriye ahantu mutazi musa n'abari ku isonga y'igiti mugahangara kuryama aho hantu uzerera nk'intare yabageraho ko mutabura ko umuhigo w'amenyo ye iyo minyururu mwareka nkayifungura ko njye mfite ububasha bwo kuyifungura maze tukagenda nkabafasha umuntu wakangutse afite ububasha bwo gufungura abasinziriye misiyo y'Imana ni uko tuvuga ijambo ry'Imana rikabohora abasinziriye ntabwo waba usinziriye ngo ubohore abandi Imana itugirire abagabo baramubwira ngo se ngo ni iryo terabwoba ryanyu muhorana ukuri kujya kugenda bakurwanya ariko kera barakurwanyaga umuntu yavuga ukuri abandi bakavuga ngo ahorana iterabwoba n'ibikabyo Yesu ntiyabirangije haje n'inyigisho z'ubuntu ngo twarababariwe burundu twirire tumwe dukora icyo dushaka ngo Yesu yaratubabariye Imana itugirire neza Imana idufashe ngo arababwira ngo abo bagabo ngo umwe yitwaga Bute undi akitwa Muswa undi akitwa Ruhanga ngo ntimubona ko musinziriye nko ku isonga y'igiti ngo mwakwemera gukanguka nanjye nkababohora tukagenda nguzerera nk'intare yivuga ishaka ubuconshomera ngo uko nasanga muri mu minyururu musinziriye atazabura kubahindura umuhigo w'amenyo ye ngo basa n'abakangutse bukeya kubera kumva ibyo avuze hariho abantu bajya basa n'abakangutse kubera kumva ijambo ry'Imana ariko yava hano muri iki giterane agasubira ku gitosi cye rwose ngo butaramubwira ngo aramureba butaravuga ngo reka ngo mpaye amahoro nsinzire nipfunyapfunye ngo sinzireho gatoya ngo Muswa aramubwira ngo mbonye ko nta kaga kariho uzerera nk'intare iyo usinziriye ntajya amenya akaga kari hanze ntajya amenya ko igihugu cyatewe ntajya amenya ko inzu imuhiriyeho akanguka inzu yamuhiriyeho yamucikiyeho umuntu usinziriye nta yandi makuru aba afite ariko umuntu uri maso aba afite amakuru yose by'uko urabagirana yewe kandi ubwiza bw'Uwiteka bukugaragareho amahanga yose akugane abonye umucyo w'Imana muri wowe nta n'icyo uvuze abantu bagusange kubwo kubona Yesu kurimo nitugenda Yesu agaragare nituvuga Yesu aboneke nitujya mu kazi Yesu aba ari ugaragara nituyobora amatorero Yesu aba ari ugaragara Imana itugirire neza cyane amen Mukristo arabareka ko nta kindi yari kubakorera ngo bita Muswa baramubwira ati genda mbonye nta kaga kari imbere inyamara mu mwijima no mu bitotsi harimo akaga Imana idufashe cyane amen ijambo ry'Imana yavuze ngo bizibukura bagirane kuko umucyo wawe ubundi Yesu yaje ari umucyo kandi abamwakiriye bose bakamwemera ngo yabahaye ubushobozi bwo kuba abana b'Imana amen umuntu wabyutse wakangutse hari umurembyi wavuze ngo singikangwa n'amakuba n'ibyago bindi uwo nizeye ni Yesu n'agakiza ke amen dusoma ijambo ry'Imana hariya mu gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa ntekereza ko ari mu bice 6 ndibwira ari mu bice 6 uhereye ku murongo w'8 uhasanga amakuru y'umugabo witwa Stefano ngo ari wuzuye umwuka wera n'ubuntu bw'Imana ngo yigeze ahagurukirwa n'urugamba rw'amasinagogi 5 iyo usomye ayo makuru ngo aba Robertino ngo aba Alexandria n'isinagogi y'inaka 5 nk'amaparuwasi yose 5 aza kumurwanya ngo amugishe ariko kuko yari mu mucyo w'Imana ngo ntibatsinze ururimi rwe n'ubwenge bumubamo Imana ihimbazwe bamugisha nawe reba kugira ngo paruwasi 5 zikurwanya urumu ngo bamugisha impaka ngo babonye batatsinze ubwenge bwe n'ururimi rwe ngo boshya abantu ngo baramukurubana ngo bamujyana mu rukiko ngo bahageze ngo baramushinja ngo baramubeshyera ngo baravuga ngo uyu mugabo ngo twaramwumvise n'amatwi yacu ngo ntasiba gutuka hera ngo n'Imana n'amategeko ya Mose ngo ijambo nshaka kuvugamo ni uko ngo baramushinja
ngo baranavuga ngo yaranavuze ngo Yesu w'i Nazareti azasenyura urusengero. ngo abanyarukiko bose barashega, ngo abantu bose buzura uburakari ku mukozi w'Imana ariko wakangutse wabyutse ucanye amaso maremare uri maso ureba kure. Imana ishimwe. Amen. ngo bose ngo bamusumirira rimwe, ngo bamutere amabuye, umuntu wese akaba yiteguye kumutera ibuye mu jisho, undi yiteguye kurikubita mu gutwi, undi ndamukura amenyo, undi ati ndamukubita mu bitugu. ngo ariko Bibiliya ava ku murongo wo hepfo avuga ngo wa 15 ndibwira ngo abanyarukiko bamwitegereje ngo babona arabagirana mu maso nk'amarayika w'Imana. Imana ishimwe. Amen. Amen. ntabwo ibyago wagize bikwiriye gutuma udakanguka ngo urabagirane. Oya, ubwiza bw'Uwiteka burahagije. Yemeye kuturasira kuri uru rubuga, yemeye yuko ubwiza bwe bugomba kutugaragaraho muri iki gihe cy'umwijima. mbese ubwiza bw'Uwiteka buri kumwe nawe mu kazi. Iyo bakubonye babona Imana. barya bose bahagurutse bajya bakubona bate, bandeba bate, mu maso hawe harasa hate. ni ukuri umugabo ngo bamuteye amabuye ngo ararabagirana, ngo bamwitegereje babona nta gacu k'ibyago kamuhinduye, ngo ahubwo babona ararabagirana nka marayika w'Imana. ngo ahera karabasabira ngo Mana ngo babarire aba bantu ntabwo bazi icyo bakora, ntiyatsindwa n'ibyago. babwira n'ababwira ngo noneho mbonye umwana w'Imana ahagaze iburyo bw'Imana. ijoro rirakingutse. Imana ishimwe cyane. Amen. abantu bose basenze bagiraga umucyo w'ubwiza kubera ko babaga bakangutse bari maso. mu gihe gikomeye cya Isirayeli cyo kugwa, Eliya yari yarakangutse ari maso, ari umuhanuzi w'umuriro. Imana ishimwe cyane. Amen. Amen. byuka ukanguka, ibyago ntacyo bidutwaye turi maso dukangutse. ubwiza bw'Uwiteka buturiho. umwijima utwikiriye isi ntacyo uzatwara umuntu wese uri kumwe n'umucyo w'Imana ufite Yesu. Amen. Amen. umwijima w'icuraburindi n'utwikira isi. Bibiliya iratubwiye ngo ukaba warakangutse warabyutse gusa ubwo bwiza buzakugaragaraho mu gihe umwijima uzaba utwikiriye isi. Abakristo nitwe Yesu yaravuze ngo turi umucyo w'isi. aravuga ngo turi n'umunyu w'isi. nta muntu ku isi udakenera kurya umunyu uretse uwagize ikibazo cy'uburwayi. nta muntu ku isi udakenera umucyo, kandi umucyo nta kiwunesha. ubu ngubu hano iwacu ijoro ririmutse ririrutse riri iyo ngiyo muri ryahunze kuko umucyo wahageze. Haleluya. igitondo cyabonetse kuri twebwe. uko niko umuntu turakangutse sasa, ko ari mu gitondo ubu turabyutse turakangutse. Imana ishimwe cyane. rero uravuze ngo byuka mu maganya arabagirana, umucyo urahari ni Yesu. byuka mu gahinda kenshi wagize, byuka mu kwibuka byinshi byakubayeho bibi. byuka wibuka Yesu Kristo wakomotse mu rubyaro rwa Dawidi akazuka mu bapfuye, niko Pawulo yabwiye Timoteyo. byuka urabagirane na Stefano yararabagiranye mpaka apfuye, kandi abanzi be babona ngo arasa na marayika ararabagirana. Imana ishimwe cyane. muvandimwe utaye ibihe byo gusenga, amasengesho ya bipe yo kunyuzaho ukabipa amasengesho ntabwo ajya atuma umuntu arabagirana. umugabo witwa Mose ngo yajyaga ajya ku musozi w'Imana mu butayu. inzira y'ubutayu yarambye. mu butayu nta guhinga, nta gucuruza, nta kantu babonaga imbere n'inyuma. ubutayu harimo ikizuba, iwabo w'inyamaswa zihuma, mu gihugu cy'ubukuna, mu gihugu cyumye, ngo kitanyurwamo n'umuntu utari umukristo, ngo kuko abanyuzemo badakijijwe bose baguye mu butayu babahamba mu mva z'abifuzaga i Kadeshi. Imana itugirire neza. Kadeshi Baruneya ngo niho abantu bose batasiwe n'umucyo ngo bagenda bareba Imana. imitima yabo ikera inyuma, imitima yabo igakumbura amadegede n'ibihaza n'ibitunguru n'inyama n'amafi. abo bose ngo iyo nzira umuhanuzi yaravuze ngo ni inzira itanyurwamo n'umuntu utari umukristo nyakuri. Haleluya. iyi nzira ntawe uzayishobora atari umukristo nyakuri. oya, ntawe uzayishobora. gukora inzira ku murima ndaguhebeje. iyi nzira turimo irafunganye, ntawe uzayishobora adakangutse atabyutse. ubwiza bw'Imana butamuriho, imbaraga z'isumba byose zitamurasiye, ntiwayisoza, ntiwarusoza. Haleluya. Shobozwa n'abantu bakangutse. abagabo batakangutse ngo baravuze ngo dukumbuye amafi n'inyama, nkoshi nubwo badukubitaga twararyaga. ariko abagabo ngo bari maso
Amen. Mose ngo yajyaga awusiga akajya kubasengera akavuga ati ubu butayu nintajya kureba Imana ntabwo turamuka, ngo akajya kuyisenga akabana nayo akamaraho iminsi 40 yicaye imbere y'Imana. Bibiliya ivuga ngo maze akamanuka ngo ubwiza bwa haleluya, Amen. ngo ubwiza bwamurasiye, ngo ubwiza bw'uwo batindanye ngo bwamujeho, ngo Mose akaka ngo agacana nk'izuba rya saa sita, ngo yamanuka igiterane ntikimurebe mu maso, abantu bakiruka bakavuza induru bakamuhunga, ngo Mose akibaza barahunga iki atabimenye. Ubundi umuntu ubana n'Imana ajya yumva inyota gusa kumva ntarayibona, yumva inyota ikamuhata guhora ajya kuyishaka. Umuntu wabyutse uri mu manywa ahora ajya gushaka Imana n'ubwiza bwayo. Umunyazaburi yaravuze ngo mushake Imana mushake n'imbaraga zayo. Mose ngo abantu bakamuhunga ntamenye icyo bamuhungira. Aroni ngo akihangana akaba ari umubwira kuko ari wamubaga hafi nawe aba hafi n'Imana, ngo akavuga ati twikira mu maso dore warasha abantu wabamaze, wowe urabona ninde wakureba, ngo akatwikira. Imana ihimbazwe cyane. ngo yamara gutwikira babaza ifu bose bikoroherwa bakamwegera, bamwegera kuko ari abantu batagira ubwiza. Umwe akaza akazana intambara zo mu rugo rw'undi akavuga ibyapfa na mugenzi we, ngo bakamuhoza mu manza uko bamusuka ibintu bya kamere, ubwiza bukagabanuka. Nta bintu byakugabanije ukaba waruzuye waracagase ku buryo byagutagashije Satani nawe yabona hasuka ibye. Iyo umuntu wuzuye nta bindi Satani asukamo ngo bifata, arasuka bikameneka. Ntanehembwe cyane, ntareka gusuka ariko birameneka. Haleluya, haleluya. Kristo yageze kwa musobanuzi ngo bamwereke inkike ngo yakamo umuriro ugurumira, ngo ariko abona n'umugabo udasiba kuwuzimya, ngo akawuzimya agasuka mu mazi ubutawuturiza, ngo umuriro ukamwakana, umuriro ukaka, undi akazimya, umuriro ukaka, umugabo agasukamo amazi, umuriro Kristo aravuga ati ibi nta hantu byabaye, ibi ni ibikira. Uyu muriro bahohotera bawuzimya, uyu mugabo uzimya afite umujinya n'uburakari adatuza ameze nk'umugezi, kandi umuriro ukangukaka. Ibi bintu ni ibiki? Musobanuzi aramubwira ngo ino ngiye kuguhishurira ibanga ry'uyu muriro. Umwami ishimwe. Ngo amujyane ahantu yihishe, ahantu yiherereye, ahantu hatagaragara, ngo amwereka y'undi mugabo wihishe cyane, ngo ariko ufite imperezo y'amavuta warasuka muri wa muriro. Ngo aramubwira ngo uyu wihishe ngo nuwo bita Yesu Kristo umwana w'Imana, uba mu mutima, ngo atuye mu mitima, ngo uyu muriro ni umurimo w'ubuntu Kristo yatangije mu mitima yabe. Uwuzimya ni Satani, ngo ariko uwatsa ni Kristo. Imana ishimwe cyane. Nubwo Satani adasiba kuzimya abakristo akoresheje ibigeragezo n'ibyago n'amakuba n'ibyaha n'ibyo muri umwijima w'isi, ngo ariko Kristo nawe ntasiba gusukamo amavuta kugira ngo umurimo yatangije w'ubuntu mu mitima y'abera ukomeze. Byuka yewe, byuka va ku nkuru z'isi, byuka va ku bakwanze n'abakuneguye, byuka va mu bo wagiriye umwenda mu mutima ngo baranyanze baramvuze, byuka va mu makosa y'umumaro, byuka kanguka, umucyo w'isi yaraje, byuka va mu byo utabonye, mu ijuru tuzahabona ibyo twizeye byose. Byuka rwose, byuka usubire mu masengesho yawe bwite wenyine wiherereye wiriza ubusa. Byuka Mose yamaraga 40 akaba aribwo arabagirana ngo abantu bamumara amakuru abagirana agasubirayo. Subirayo niba barabimaze, musubirayo niba umwanzi yarakujimije, garuka. Uru rubuga ruravuga ngo byuka urabagirane kuko ubwiza bw'Uwiteka bukurasiye, kandi umucyo w'Imana uzakugaragaraho ariko uramutse wabyutse. Nutabyuka, nutabishyira umwete, ushobora uzi ko wasinzira uhora kuri uru rubuga buri gihe, buri gitondo, buri joro, buri mugoroba, ariko kereka ubyutse. Bibiliya avuga ngo nkunda bankunda, ariko abanshaka ni umwete nibo bazambona. Uko iby'isi tubigirira umwete, ntidusibe mu kazi, ntitwice n'amasaha y'akazi kugira ngo tutabura umutsima. N'iby'Imana nuko, n'umuntu w'imbere nuko, nawe nuko agomba gukorerwa, nawe nuko agomba kwitabwaho, nawe nuko
nuko bimeze uko uyu muntu w'inyuma tumwambika tukamusiga ariko uyu muntu w'inyuma we ngeze inkweto jya mu cyuma cyawe urebe inkweto umwambika uko zingana kandi umutima uracyashaka reba ibitenge wamubikiye n'amakanzu kandi umutima uracyashaka urutaguro yemwe uko ufite imyenda myinshi wari wava ku isoko umutima ntugitekereza ngo n'iriya revaje yaje ndayiguraho reba amafoto ariko uracyakubita amaso ukagura uko uyu muntu w'inyuma tumutundira n'uw'imbere tugomba kubyuka tukamutundira imyambaro yose y'ivi ikagera akaririmbo gusenga kwihiriza ubusyamu reba we kwiherera kumutekerereza biravuga ngo kwizera niko kwatumye Sara abashishwa gusama inda nubwo yari ashaje aketse ngo kuko nubwo atarakigira imbaraga z'umubiri ariko yarasigaranye iz'umutima zo mu bitekerezo ngo akajya atekereza ngo yavuganye natwe ngo niyo kwizerwa ngo nubwo ngize 90 ngo nubwo ntashoboye kuvuga ngo nubwo ntagishobora nunamye ngo ariko ntekereje ko haleluya haleluya kwizera ngo yarabisigaranye mu bitekerezo ngo hasigaramo imbaraga z'Imana byuka yewe byuka we kujya uba umunyamakuru mabi ngo bare wohereza inkuru muri Amerika ngo byagenze uko nawe uzohereza ahandi telefone zawe zibizo gutanga amakuru yatanga amakuru y'Imana ngo amahanga tugane ngo agane umucyo bazatubona uwo mucyo ni Yesu izina ry'Imana rihimbazwe haleluya asante byuka ibintu byatumye usinzira bivemo hari igihe umuntu asinzirizwa nuko bamwanze n'abamuhemukiye n'ibikomere n'ibyamubayeho yemwe hari n'igihe umuntu asinzirizwa no gukunda kubaho ibyino mu isi gusa ariko muri njye aravuga ngo njyewe ibyino mu isi rero ndabihinyuye ibyifuzo mfite ibyifuzo nsigaranye mbega ibyifuzo dufite dufite ibyifuzo by'abahungu bacu iby'abakobwa iby'abana iby'igihugu ariko uriya muririmbyi yaravuze ngo ibyino mu isi ndabihinyuye ibyifuzo nsigaranye ngo ni ibyo mu ijuru nsigaye nifuza ibyo mu ijuru Imana idufashe bene data tugiye gusoza urugendo turi hafi yo gutaha kugera iwacu mureka tubyuke Imana niko yavuze kuri uru rubuga intego yarwo iri jambo mwongere muritekereze gusomera izina bye gutuma ubirambira byukura bagirana numvise bavuga ngo urubuga rushobora kuba rumaze imyaka 2 sindumva none se mu myaka 2 hari akantu kiyongereye mu bugingo bwawe ni ukuri umutima nturya ruswa umutima ushobora kukubwira ko wabyutse cyangwa ko wanga ugapfa Dawidi yigeze apfa mu bugingo kubera intambara nyinshi za Sawuli ageze aravuga ati ni ukuri Uwiteka we atunzure iri jambo ryo kutera isenzi inshuro nyinshi muri Zaburi aravuga ngo umutima wanjye ngumeze nk'imvumba y'uruhu bataze ku mwotsi imeze ko imvumba y'uruhu iki kinyarwanda abantu bacyumvise ariko nimurebe uruhu bataze ku rusenge bibuka insenge rugacumbirwa ruragagara pe aravuga ngo umutima wanjye ngo umeze nk'imvumba y'uruhu ataze ku mwotsi ngo ndumye ngo umwanzi yagenjeje ubugingo bwanjye bugeraho ngo yabutsinze hasi mu mukungugu ngo yantuje mu mwijima nk'abapfuye kera batakibuka ngo Uwiteka we ngo unzurire mu nzira zawe mbega isengesho ry'umugabo yemera intege nke ku rwego abwira Imana ngo yarapfuye ngo unzure nk'uko ijambo ryawe ryasezeranije Imana imuzuye kandi nabwo arayishima Imana ihimbazwe cyane iyo umuntu yimenya yuko hari ibyapfuye muri we cyangwa ko asinziriye nta kintu umutima ujya uhisha umuntu abantu bashobora kugushima bakavuga ati ni umuntu mwiza ariko umutima ukakubwira ati nubwo bagushimye uraruka unyumvire nawe nubwo bagushima ko ukijijwe ni ukuri waneshejwe no gusambana unyumvire nawe nta muntu wagufatiye mu cyuho ariko uyu mutima ujya ufatira umuntu mu cyuho kandi niyo umutima ubyutse abantu bakakugaya bakakubeshyera umutima bakubwira ati ariko birakubabaje ibi bakuvuga hari ibyo wakoze uti ntabyo none se wabazwe n'iki umuririmbyi yaravuze ngo umutima wanjye ngo uraririmba yuko nabohowe rwose ngo negereye umwami Yesu ngo ku rwego ndirimbana umunezero abanga umuriro w'ubuntu bwe uri mu mutima ngo agakiza k'Imana kari muri ryo ndumva kameze nk'umuraba mu mazi nta muntu wahagarika umuraba Tanganyika izikuye irije ikivuye kizamuye umuraba kiba kiwuzamuye
ejo Yego. bundi uzamuye cyubika bato cyubika ubwato hari igoma abantu bashira tureba abari hakurya bavuza induru abandi baravuga Yesu 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 ariko umuraba urabatwara uyu muririmbyi yaravuze ngo agakiza k'Imana muri jye ngo kameze nk'umuraba gafite uburenganzira bungana n'uburenganzira umuraba ugirira mu nyanja. Haleluya. Imana ikigirire neza. Agakiza aravuga ngo kameze kamfite nk'uburenganzira bungana n'ubw'umuraba. Nta bantu bagashya bahagarika umuraba, n'abakomeye nta cyongereza bawubwira, nta rurimi bakoresha ngo umuraba uhagarare uretse Imana. Mwene data yaririmbye ngo n'inyakazumvira Yesu. Imuririmbyi yaravuze ngo agakiza kanjye muri we ngo ni nk'umuraba mu mazi gafite uburenganzira bungana n'ubw'umuraba karubika ibyo Satani yarazanye umuraba we gakigira bihitana. Asante Stefano. Imana ishimwe. Byuka urabagirane kandi ubwiza bw'Uwiteka ngo buzakugaragaraho. Nanjye nicyo cyifuzo mfite. Mureke dusoze uyu mwaka ubwiza bw'Imana buturiho. Asante. Nsoze ndabona aya masaha ageze ariko nkwifurije gusoza uyu mwaka ubwiza bw'Imana bukuriho muvandimwe. Umucyo w'Imana wiyumvamo yewe. Intimba zose ibintu byose biba mu nyanja ni byinshi ariko umuraba iyo uje byose urabitegeka kandi ugaca ushaka ntihagire uwuhagarika aba ariko agakiza k'Imana kaba muri bo. Uyu mucyo ni Yesu. Uyu mucyo ni Yesu. Yesu yabonekeye ngo bungeri bahindana n'imikumbi ngo abamarayika bariko Uwiteka babonekeye ngo umucyo ubagota impande zose ngo baratinyira babwira ngo nzanye inkuru nziza. Amen. Umucyo ngo urabagota ariko umwijima ufata abo kwa Herode n'abandi n'abakomeye n'abize amateolojiya n'ababitse Yesu mu mpapuro. Umwijima niwe watumye bamenya ko yavukiye i Betelehemu. Yego. None yarababaje ngo si wo mwana ngo abanyabwenge babwiye ngo umwami azavukira he, bajya mu bitabo. Kujya mu bitabo gusa. Abantu benshi bafite ibitabo, bafite amashuri, bafite ibyo bize, ni ukuri barabizi ngo bajya mu bitabo. Abateolojiya bajya mu bitabo, abatanzi baramubwira ati azavukira i Betelehemu uko byanditswe nawe Betelehemu ntabwo uri muto mu migi ya Yuda, mu midugudu ya Yuda. Ati rero ni i Betelehemu niho tumutegereje. Ariko kubera kubura umucyo ntabwo bamenye ko yavutse, byamenywe n'abungeri n'abashumba babonye umucyo. Haleluya. Imana ihimbaze cyane. Byuka rabagirana, kanguka, va mu byagushinjirije. Ntago abatanzi n'abanyamategeko n'abigisha amategeko ntabwo bigeze bamenya ko Yesu yavutse, cyakora babisomye mu mpapuro barangira Herode. Yesu barinda bamwica batamumenya umucyo, baza bo barawubura kuko ntibakangutse ntibabyutse, kandi nibo babwirwaga kubyuka ngo umucyo ubarasire. Ariko ko banze kubyuka nibo banamwiyiciye. Ariko Yohana yavuga ati cyakora bamwemeye bose bakizera izina rye, abo yabahaye ubushobozi bwo kuba sukubyitwa nuko kuba abana b'Imana. Imana idufashe twe kuba nk'abatanzi bari babifite mu mpapuro ndetse bakabwira Herode aho byanditse n'aho azavukira, ariko yavutse uwo mucyo bakawubura ukabonwa n'abantu babonekewe n'umucyo urabagirana wa marayika. Imana itugirire neza idukangure kandi Imana iduhe umugisha ku bw'aya magambo mu izina rya Yesu. Amen.